Ibi bintu bitanu ngiye kubabwira ni ibintu dutinya guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi ariko kubyirinda bikatunanira. Ese ni ukubera iki? Kubera iki duhura n'ubu buribwe bigeze kuri uru rwego? Mana yanjye, rimwe na rimwe njya ngira isereri kubera gutekereza kuri ibi bintu. Ikintu cya mbere muri ibi bitanu ngiye kubabwira ni uguhura n'uburwayi budakira uzamarana ubuzima bwawe bwose ariko bwaraturutse ku mpamvu zawe bwite. Hari abo tuzivukana ariko Imana ikibazo cyacu irakizi, reka ijye idufasha gukomeza imitima. Ariko abandi inzira byanyuzemo ngo tubone izi ndwara, imitima yacu izi ukuri. Ariko ikibabaje, iyo tuvuye ku bitaro muganga amaze kudupakirira imiti, iyo turi mu nzira dutashye, umutima ugenda uri kutubaza ute se kuki utirinze mbere? Kuki dutinya ko bitubaho ariko kubyirinda bikatunanira? Icya kabiri, urupfu. Ntutungurwe mvuze urupfu. Urupfu ndi kuvuga rukunda kubaho cyane mu minsi mikuru nko kuri Noheli, Bonane ndetse n'indi minsi bitewe no kwinezeza birenze, harimo kunywa inzoga nyinshi, ugatwara ibinyabiziga mu buryo butubahirije amategeko n'ibindi biranga umuntu utari normal. Uzi ko Admars yapfuye kubera gutwarira ku muvuduko uri hejuru mu mpanuka yabaye saa sita z'ijoro avuye aho yari yagiye kurira ubuzima? Imana yakire roho yiwe, nyine nta kundi byari kugenda, ubwo yahisemo gutwara umumarayika wayo. Ariko mwarasaze cyangwa barabaroze? Ubu muri kubona uburyo Admars yapfuyemo ari imipangu y'Imana cyangwa ni Satani n'imyitwarire mibi yari amaranye igihe? Bantu banjye, mureke tumenye uko twakirinda ubwacu kugira ngo duhere mu by'amagambo gusa. Reka twirinde gukina n'ubuzima twitwaje ibihe turimo, kuko iminsi mikuru ntabwo isobanuye iminsi y'imfu zitumvikana. Kuki dutinya ko bitubaho ariko kubyirinda bikatunanira? Ubuzima burahenze nshuti yanjye, irinde. Icya gatatu, guhemukirwa cyangwa guhemuka. Wishimira guca inyuma uwo mwashakanye, wishimira kuvuga abandi, wishimira kubeshya, wishimira gukora ibyaha, wishimira gukora ibintu byinshi bijyanye n'ibibi, ariko ikibabaje kuruta ibindi ari nacyo cya nyuma ni uko tunanirwa kwakira ingaruka z'ibibi tuba twakoze. Kubera iki? Kuki dutinya ko bitubaho ariko kubyirinda bikatunanira? Ikintu cya kane dutinya ko bagenzi bacu twari turi kumwe bagera ku iterambere twe tukiri hahandi. Ariko ikintu kibabaje nanone ni uko tunanirwa gukora cyane cyangwa kurwana no kugera aho abandi bari. Iterambere rya mugenzi wawe rigomba kugutera ishyari ryiza ryo kugira imbaraga zo gukora nawe ukagera aho abandi bageze. Ikindi kintu cya gatanu dutinya kubaho twenyine, nta muntu ushaka kumenya ibibazo dufite, nta muntu ushaka kumenya uko twaramutse, mbese ntawe utwitayeho. Ariko se ukora iki kugira ngo wirinde ibyo bintu? Kuki utinya ko bikubaho ariko kubyirinda bikakunanira? Ese mbere y'uko ubitekerezaho, mbere y'uko bikubaho, wowe inshuti zawe uzibaniyeho ute? Ibi ni byo bintu dutinya guhura nabyo mu buzima ariko kubyirinda bikatunanira. Guys, mureke tumenye icyo gukora. Naho njye ndi Admars nk'ibisanzwe.